Ni ibyegeranyo Sport Rwanda, nizera ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane aho udukurikira uherereye. Twebwe twahisemo siporo muri rusange, twiganirira amakuru ya siporo, nicyo kintu twebwe twitsaho cyane, ariko muri ino minsi rwose ikipe y'igihugu irimo irahatanira kujya mu gikombe cy'isi cya 2026, aho kizabera muri Mexique, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Rero amakuru n'ubundi turimo tugarukaho ni amakuru ari kuvugwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. None dutangirane ikiganiro mpaka tugisozanyije, hanyuma umenye amakuru ingingo ku ngingo uko byifashe muri rusange. Ni nyuma y'uko Amavubi araye ababaje Abanyarwanda, Amavubi rwose arababaje Abanyarwanda nyuma yo kumara iminsi myinshi cyane cyangwa se match zigera kuri enye Abanyarwanda bagerageza kwishimaho. Amavubi rwose yongeye gusubiza ibintu rudubi, arongera ababaza Abanyarwanda. Rero muri rusange hari ikiganiro cyabaye nyuma y'uko Amavubi atsinzwe igitego kimwe na Benin, ibintu bitashimishije rwose, ko nimba mbivuga Abanyarwanda, cyane ko Amavubi nta rwitwazo na rumwe afite kuko ibikenerwa byose barabihawe, ndetse kandi ni ikipe yari yashyiriweho agahimbazamusyi rwose k'umurengera, babashyiriyeho amafaranga menshi cyane ngo nibaza gutsinda ikipe rwose bari buze guhabwa agahimbazamusyi. Sinzi neza niba byatewe na over confidence bitewe n'aya mafaranga bari babashyiriyeho, sinzi. Amavubi rwose na wa mwimerere twari tubaziho, tuvuga tuti wenda Amavubi byibura aragerageza agapfa kudefanda, tuzwi kuri defense, ariko nabyo byanze iri joro. So rero nyuma y'umukino rero umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi mu burakari bwinshi rwose, ubona ko atishimiye umusaruro w'abasore be, yaje kugirana ikiganiro n'itangazamakuru, bamubaza ku ngingo zimwe na zimwe zigiye zitandukanye nk'uko yaje kuba abona umukino. Rero uno mutoza yaje gutangaza ko atanyuzwe n'umusaruro abasore be batanze mu mukino, ariko by'umwihariko mu gice cya mbere avuga ko atanyuzwe rwose n'ibyo bakinnye. Yavuze ko byibuze mu gice cya kabiri akimara gukora impinduka, hari uburyo ikipe yatangiye gukina isa nkaho ikereya uburyo cyangwa se irema uburyo bugiye butandukanye imbere y'izamu, nk'igitego Manzi Thierry yahushije ku munota wa 74. Hari n'aho bashase umuzamu asa nk'ukuramo ugaruka muri box, ariko habura umuntu usobyamo. Aba nibo twahise dukumbura, rero turavuga tuti aha byibuze iyo Ani Elija aza kuba ahari byari kugira icyo bitanga. Ubona ko Amavubi n'ubundi akeneye rwose rutahizamu, tuvugishije ukuri. Hari uwanyandikiye mu kanya aramwanga, Amavubi nta bakinnyi bafite, ariko mu by'ukuri nujya kureba mu yindi myanya dufite abakinnyi, ariko ku kijyanye no gutaha izamu nta bakinnyi dufite kabisa. Nta Nshuti Innocent ntacyo yagufasha, niba no mu ikipe ya PRFC yakinagamo ntacyo yagufasha kabisa. Rero ari ahantu kuba twarahombye Ani Elija ni igihombo gikomeye kandi dukwiye kwakira, tukagumya kugenda tugerageza dushaka abandi bakinnyi bafite inkomoko hano mu Rwanda bakina hariya ku mugabane w'i Burayi, tukabasha kuba twabakomveka kugira ngo baze bakinire ikipe y'igihugu Amavubi. So rero umutoza yakomeje, baje kumubaza ku cyo kuba Georgia Kwizera wari utegerejwe n'Abanyarwanda benshi cyane, ndetse na Samuel Gretz batabanje mu kibuga. Batanga ingero nko kuri Georgia Kwizera ko yaje atinze, ariko nta mwanya uhagije cyangwa se nta gihe kinini
yabonye cyo kugira ngo cyo gukorana n'abandi, rero ariyo mpamvu yaje guhitamo kumubaza ku ntebe, ariko nyuma gato yabona nta cyo guhomba gihari, afata umwanzuro wo kumushyiramo, ndetse anemeza ko igihe yagiyemo impinduka zagaragaye rwose, kuko yagiye agerageza gukereya uburyo muri rusange. Ese wowe nyuma yo kubona Georgia Kwizera nuko wari umwiteze, iminota 20 yonyine yakinnye, wamuha nk'amanota angahe? Ese wamubonye gute? Ni umukinnyi uzafasha, ubona ko azafasha ikipe y'igihugu muri match ziri imbere? Ni igitekerezo cyawe, ufite uko ubyumva muri rusange. Ni ibyo ngibyo umutoza aze kuba atangaza, ariko yanongeyeho ko agomba guhita aganiriza abasore be, akabakuramo, agahita asa nk'ubakansoringa, bakibagirwa iby'iriya match by'iriya nsinzwi, ahubwo bakarebera hamwe match ikurikira bazakina n'ikipe ya Lesotho rwose, hariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Rero ntarirarenga ku ikipe y'igihugu Amavubi, ahubwo nk'uko nabitangaje mu by'ukuri Amavubi byaba bibi cyane, andi match ziri uno munsi nko muri Nigeria, ubwo iraza kuba ikina na Afurika y'Epfo, Zimbabwe igakina na Lesotho, imwe muri zo mu by'ukuri iri butsinde irahita ifata umwanya wa mbere directement, kuko nk'uko nari nabivuze kare, u Rwanda ubu ni urwa mbere, ariko ruzigamye igitego kimwe, ku rwego rwatsinze match ibanza ibitego 2-0, ubwo rwatsinzwe. Benin n'ubundi yari ifite umwenda, ubwo umwenda uhita uvamo, ubwo u Rwanda nabwo ruhita rutakaza igitego, ruzigamye igitego kimwe, rero rugakurikirwa na Afurika y'Epfo ifite 3, Nigeria nayo ifite 2, Lesotho ifite 2 na Zimbabwe ifite 2. Plutôt Benin yahise ijya ku mwanya wa kabiri, ariko kubera ikinyuranyo cy'ibitego ifite amanota ane nyine, n'ubundi iranganya n'u Rwanda. So ubwo match rero iri buze gutsinda muri zo rwose uno munsi, iri buze guhita ifata umwanya wa mbere. I can prefer ko match ya Nigeria na South Africa byanganya, byibura South Africa igahita igira 4, Nigeria ikagira 3, hanyuma kwa Lesotho nabyo binganyije byaba ari byiza cyane, ariko imwe muri izi tsinzi yahita igira 5 ikaturusha rimwe. My friend, abari nka Lesotho wenda tunafitanye match byaba ari sawa cyane rwose ku Mavubi, ako sinzi, ntago natanga garanti ko Amavubi azatsinda Lesotho, ko Amavubi harahise atangira kunteramo ubwoba nyuma yo kugenda yivangira umutoza kuri liste yagiye abanzamo, ariko harankeka ko nawe umutoza yabitangaje ati ni isomo mu yandi, isomo twaryize. Ubwo rero naho kujya guapurika cyangwa se kujya gushyira mu bikorwa iryo somo bize hariya muri iriya match, rero biteganyijwe ko rwose nta gihindutse aba basore baza guhaguruka uyu munsi, cyangwa se kuri tariki 7 rwose, berekeza hariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo i Durban, aho bagiye rwose kwitegura, bafite umunsi wo kwitegura wo kuwa gatandatu, ku cyumweru no kuwa mbere, kuwa kabiri bakazamanuka mu kibuga bajya gucakirana na Lesotho. Rero Amavubi aracyayacu, katugumye tuya supporting, mu by'ukuri nta rirarenga rwose, ntaryo. Buriya next game dushobora kubona impinduka zikomeye cyane umutoza azaba yakoze. Ndabyumva abanyarwanda murababaye cyane, ariko bibaho gutsinda mu mupira w'amaguru no gutsindwa no kunganya, so ni amakosa, bigiye mu makosa. Ubwo I hope ko next match bashobora kuzikosora
bakabasha kongera gushimisha abanyarwanda. Icyizere cyo kujya mu gikombe cy'isi ntikirarangira, reka dushyigikire abasore bavandimwe. Nibyo ajyanye Sport Rwanda, ndaje mu kanya n'andi makuru ari kuvugwa muri siporo. Don't go anywhere, kanda sabone nawe ujye ubana natwe mu biganiro tugenda dushyiraho bya siporo. Amavubi yo tureba bacacambura mu kanya gato, ndaje mbazanire transfer ziri kuvugwa muri Nyamukandagira, ikibuga kikasa imitutu rwose gitinyiro. Transfer ziri kuvuza ubuhuha, hari abanyamahanga bari kuvugwa, hari abanyarwanda bayivuyemo bashobora kongera kuyigarukamo. N'ugiye kure ndaje rwose nyagusasanure, kandi ushobora no gutanga igitekerezo cyawe rega kuri aya makuru tuba tukugejejeho. Ni ubusesenguzi ku Mavubi. Rero reka ngende nyabakusanyirize myegeranye kuko ari ibyegeranya nyine. Ndaje mu kanya. Don't go anywhere brothers and sisters, bye.